Abavuga ko impeshyi yabaye ndende bagasa nk'abararihinga ni abasaga 1,100 bahinga mu gishanga cya Kamiranzovu giherereye mu murenge wa Butaro mu karere ka Burera, kikaba gifite ubuso buhingwaho bwa hegitari 420. Kuba yenda twarahinze dukerewe ngira ngo byatewe n'ikirere, twabuze imvura ngo igwire igihe. Harimo n'ibirayi, nyene ibyo birayi nabyo byarahuye n'izuba ntibyerera igihe, noneho bije kubona akavura gake byerera kitari igihe, nyuma yo gusohora imbuto kugira ngo dutere izuba rirava. Ubundi bukiba turi hafi kuhira kubimenera, ubundi tukaba twategereza gushiraho agafumbire ka kabiri. Ikibazo twagize ni icyo kuba izuba ryaravuye cyane dukererwa guhinga. Ikibazo twagize ni ikibazo cy'ikirere, imvura yatinze kurwa kandi urabona ntiwashira ikigori mu butaka imvura itaguye. Kugira ngo ikigori kimere bisaba kugira ngo kibanze gitundame, ubwo duhitamo rero kuba tubiretse kugira ngo tuzategereze imvura iguye. N'izuba ryaravuye muri sezo y'ibirayi, noneho igihe kiba kirekire cyane, ibirayi byera bikerewe. Murabona ko n'ubu ngubu harimo bikeya bikirimo, aho bigaragariye ko hashobora kuzayibura ry'ibiribwa. Ikigo cy'igihugu gishinzwe ubuhinzi n'ubworozi RAB kibinyujije mu itsinda ry'impuguke mu by'ubuhinzi Horeko cyateguye ubukangurambaga bwo gushishikariza abahinzi guhinga ibishanga byo mu karere ka Burera bagatera imbuto. Perezida wa koperative kuwahinga muri iki gishanga Benimana Ange we n'abahinzi ayobora aravuga ko bihaye igihe gito cyo kuba babibye. Abahinzi rero bafatiye hamwe ubutumwa, ubu bose bagiye kubishira mu ngamba, ubundi cyose tugingire rimwe ku buso bugari. Ndumva ubukangurambaga rwose bwabaye bwiza uyu munsi. Ni ukuvuga ngo n'abandi bose turabashishikariza byibura bitarenze iminsi, bibaye myinshi cyane ntibarenze iminsi 10, bose bakaba barangije gutera, kuko igihe cyo gutera kiri gushira, kiri kuturangira. Bishimiye yuko mwaje kudufasha, abayobozi baje kudufasha gutangiza igihembwe cy'ihinga. Ubu tugiye gushyiramo imbaraga dukora cyane kugira ngo nitugira amahirwe ijuru rikagira icyo rivubura, duhinge neza dusarure ku buryo tuzasagurira amasoko. Umuyobozi mukuru wa Horeko Bucyana Richard avuga ko basanze ari ikibazo gishobora gutuma ibiribwa bitabonekera igihe. Aha rero niho basa nkaho aribo bari inyuma, ahandi ho benshi barateye, ahenshi barangije gutera, ariko hano muri Kamiranzovu niho bari bakiri inyuma, ariko nabo mu minsi 10 baraba bamaze gutera. Niyo mpamvu leta ibaratwohereje hano, Minisiteri y'Ubuhinzi n'Ubworozi biciye mu kigo cy'igihugu gishinzwe ubuhinzi n'ubworozi RAB, niyo mpamvu batuzana ahantu nk'ahanga kugira ngo turebe utwo tubazo duto tuba turimo dufasha abahinzi kudukemura. Igishanga cya Kamiranzovu ku buso bwacyo bwa hegitari 420 hari hamaze guhingwa izigera kuri 203 gusa, zigana 48%. Hari igice cyacyo kitarasarurwamo ibirayi kuko nabyo byahinzwe bitinze bitewe no kuba kigira amazi menshi. Aho hose abahinzi bakaba bagirwa inama yo kubisarura kuko bigaragara ko byeze hagategwa ibigori nabyo biharumbuka. Tuyishime Jadofis mu karere ka Burera.